5 TV. Hasani nyawe, Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo. Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo. Hasani, Sugabere, I love you so much. Come to me, I believe in you. I like you, I need you. I love you so much. Come to me. Kigali Magana 5 TV. Sugabere. Hey guys, mumeze mute? Ni Liza Bru nk'ibisanzwe, nizere ko mumeze neza. Ubu tuvugana rero turi ahantu bita kuri Ego Center. Abantu benshi barahazi mu karere ka Rwamagana, ariko hagati aho byihuse cyane. Turadukumburanye yambi kandi turabasuje, turanabashimira abantu badukurikirana muri hirya no hino mu gihugu, hanze y'igihugu. Turabakunda. Rero turi kumwe n'umuntu hano muri kumubona, agiye gutangira twibwira ibindi dukomeze nyuma. Meze twese? Meze neza. Meze bo? Ibwire abakunzi ba Kigali 500 amazina yawe bakomeye. Amazina yanjye banyita Mucyunguzi Ronald. Nk'abantu umuyobozi wa company bita Golden Art Painting ikorera hano i Rwamagana muri Ego Center, ikigo cy'urubyiruko karere ka Rwamagana. Yego. Mwabyumvishe rero, uyu musore murabona ahantu duhagaze, ni ahantu hasa neza, hagaragara neza, ahantu hari view nziza, buri muntu wese yakunda yakwishimira. Ariko njye nkibibona byantunguye, sinjye njyenyine byatunguye, abantu benshi byabatunguye, abantu benshi bo hirya no hino baje kureba. Uyu musore turi kumwe rero akaba ari we wubatse iyi statue muri kubona ahantu duhagaze, aya mazi ahari, mbese buri kimwe cyose muri kubona hano. Ariko tukiri aho ngaho tugiye kumubaza ukuntu yabitekerejeho, imbaraga byamutwaye, byagenze bite kugira ngo utekereze kubaka ino statue? Murakoze. Ino statue yatujyanye imbaraga, navuga kaho nkaho atari nkeya, ni imbaraga nyinshi. Ndi kumwe na bagenzi banjye, ari bagenzi banjye mutigize mubona, ariko nabo dukorana muri Golden Art Painting. Turaba artiste, turabashanyi, turashanya amatablo n'amastati. Ariko ino statue iri mu bimwe mu bitekerezo twagize mbere yuko twasanze, urabona ngo akarima k'igikoni. Ubundi akarima k'igikoni buri rugo rwose rwakabaye rugafite. Ariko ari igihe usanga wenda nko mu rugo usanga abantu nago bagashiramo imbaraga. Ariko twebwe twaricaye, ari umuntu washinze kano karima k'igikoni bamwita Manirafasha Korode yatangiranye n'akarima k'igikoni. Ariko mwatwe abatiste tubigeramo uruhare no kuvuga ngo katumukorere statue yo kugaragaza ibyiza by'akarima k'igikoni, kugira ngo na buri muntu wese ahari abone yuko kaboneye ijisho, kugira ngo no mu mirenge iyo ngiyo mu mirenge mu zindi ntara nabo bagerageze bigane kano karima k'igikoni, kandi nabo babe bagatunga ahantu baherereye. Urumva rero agati ahomereye uburyo ibintu byagitwaye imbaraga, ariko n'ibikoresho bimwe na bimwe kuva ku ntangiriro tukubaka, twagiye tukubaka mu byiciro. Twakubatse dushaka kugaragaza ishusho, ese ishusho y'umuhinzi uko yakabaye imeze. Umuhinzi ni ukuvuga ngo uteye urubuto cyangwa iyo uteye imbuto ubundi zikenera kuzuhira. Niyo mpamvu twavuze ngo uno muhinzi agomba kugira rozwari kugira ngo azajya yuhira. Kandi umuhinzi urumva ntago yakuhira ahantu mwibase gusa, ahubwo umuhinzi aba agomba kuhira ururabo cyangwa urubuto. Uru rubuto ashaka kuvanaho ikintu gishaka kumutunga. Urumva icyo gihe niho twagize igitekerezo cyo gushiraho runo rurabo no kugaragaza ikintu bishatse kugaragaza ku muhinzi niba yuhira urubuto. Urumva iyo kase igiti, ubundi mu buzima busanzwe iyo kase nk'igiti cyangwa iyo uhinze ibinyomoro, urumva umusaruro wa mbere akenshi aba ari mutoya, ariko aba ari muke. Ariko bigerageje yo ukoze mu yindi sezo ya kabiri, urabona barabikatira. Iyo bikatiye burya ni nko ku matunda naho nuko bimeze. Iyo ubikatiye undi musaruro none wongera kubona wa kabiri, icyo gihe usarura ibintu byinshi kurusha ibya mbere. Urumva niyo sanseri iri hano kuri uno muhinzi. None ikindi abantu bakunze kwibaza ku kintu cyerekeye n'amabara twakoresheje. Nanjye nicyo kibazo nari mfite. Yego, urakoze cyane. Urumva bakunze kwibaza kubera iki adafite wenda ngo ishati wenda ari umweru, wenda ipantaro, wenda rozwari murabizi ni icyatsi, ariko muri gold. Urumva gold muri rusange urumva ni amabuye y'agaciro.
amabuye y'agaciro rero ni zahabu. Urumva umuntu wese arakora kugira ngo agere ku iterambere ryo kugira ngo afate ku izahabu mu biganza bye. Kandi murabizi mwese ko ubuhinzi kuri kino gihe ubuhinzi buri mu bintu bimwe leta yacu ino repubulika yacu ishiramo imbaraga kugira ngo abantu bahinge babone basarure, babone umusaruro, babone ibibatunga. Urumva umuhinzi twaramusize izahabu kugira ngo agaragaze yuko iyo wakora byose bivamo ibintu by'agaciro. Tukiri aho ngaho njyewe mfite amatsiko, ariko si njye njyenyine, n'abantu benshi babibonye, n'abantu bazabibona kuri Kigali 500 mushobora kutazahura ngo mumubaze, ariko njye reka mbabarize nk'umuntu wahigereye, wahageze, nkaba mpibereye. Ikino gitekerezo ni wowe wagitangije cyangwa ni ukuvuga ngo mwebwe muri groupe uko mwanganaga nyine kugira ngo gikore mwakusanyije nyine ibitekerezo, cyangwa umuntu mwaje avuga ati ariko hari ahantu washyira stati imeze gutya? Yego, urakoze cyane. Ukuvuga ngo kino gitekerezo tuherereye mu mizi aho cyatangiye. Natwe aba artiste twaricaye, buri muntu azana igitekerezo cye, turavuga ese kino gihangano urumva buriya umutwe umwe buriya ntago watuma buriya utera imbere, ahubwo watuma ahubwo wasara. No kuvuga ngo buriya yo muri ahantu muri groupe muri benshi, buriya yo muzanye ibitekerezo byinshi mubasha gukora ikintu cyiza, ikintu kiboneye ijisho. No kuvuga ngo buri muntu yagiye azana igitekerezo cye, nzana igitekerezo na bagenzi banjye bazana igitekerezo, tuhuza ibitekerezo bivamo kino gihangano mubona. Yego, noneho urabona nk'aya mazi njyewe ndimo ndatekereza bigenda gute kugira azamuke ahoramo gutya, ese ntabwo azagira ngo ashiremo, ni gutya paka? Murakoze. Ni ukuvuga ngo ano mazi ukuntu yesitayemo ntabwo ajya kama. Kuvuga ngo ano mazi bitewe na system twakoze, uvuga ngo ino system y'amazi uko amazi agenda uko agwamo hariya, ano mazi asubiramo, yamara kwisubiramo akongera akizengurukamo, akongera akagaruka. Ngo ano mazi ari kumeneka ni nayo hariya, ni nayo ari hano, arakomeza yisubiramo. Ntabwo ajya ahagarara. None muri groupe yanyu mu bantu mufatanyije bino bikorwa byo gushushanya, gukora bino bihangano, ese hari abantu bigomba cyangwa buri muntu wese bifite impano byakunda ko yabasanga mukaba mwafatanya akaba yabigiraho, mbese bimeze bite? Ni ukuvuga ngo buri muntu wese usibye no kuvuga ngo imana, ngo ubundi ubugeni ni ukuvuga ngo ni umuntu ubasha kugena ikintu akagikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo bisaba ngo wenda ngo ufite impano cyangwa warize, kuko n'umuturage usanzwe ashaka kuza akatugana ibintu akabyiga akabigeraho. Bivuze ngo buri muntu wese wumva yuko abyiyumvamo abikunze yabagana. Mukora hano muri kino kigo kuri Yego Center cyangwa mugira n'andi mashami abari hirya no hino umuntu yabasangaho? Dukora hano mu kigo cy'urubyiruko, uvuga ngo andi mashami n'ubundi ni ukubagemurira, ariko nyirizina yadusanga hano muri Yego Center mu kigo cy'urubyiruko. Noneho nk'umuntu uri kure, umuntu utari hafi, umuntu uri mu yindi ntara, umuntu uri mu mujyi wa Kigali, yababona ate, byagenda gute kugira ngo abe yabasha guhita nyine akominikana namwe nk'umuntu abibonye kuri Kigali 500? Ni ukuvuga ngo umuntu ahantu yadusanga ni kuri Instagram, dufite account bita Golden Art Painting Limited, dufite na website nayo yanditseho Golden Art Painting, dufite na Facebook, aho wadusanga hose wakandikamo Golden Art Painting Limited cyangwa ukahamagana nomero zacu za telefone. None byakunda ko utubwira nimero zanyu kugira ngo abantu dufite impano, abantu dukunze bino bikorwa, uburyo nyine twabahamagara tukabasha kuba twabageraho byihuse? Yego, izo nomero zanjye ni 0785 59 86 27 4. Nabyumvisha abakunzi ba Kigali 500, ahangaha turi n'ahantu mu kigo kinini gikorerwamo ibintu bitandukanye, ariko by'umwihariko twari duhagaze hano turi kumwe n'umuyobozi wabashije gukora bino bintu. Urumva kugira tuganire atubwire uko byagenze, mwumvishe ko byabatwaye imbaraga nyinshi, baricaye baratekereza basanga bino bintu birakwiye, kandi koko birasa neza, biryoheye amaso no mu buzima busanzwe, kandi biradufasha nk'uko yabitubwiye. Rero mwabyumvisha aho mwabasanga kuri Instagram, kuri Facebook, nimero mwazumvishe murajya musubiza inyuma muzumve neza. Asigaye reka tumushimire nk'umuntu waduhaye umwanya we
akatuganiriza kuri ibi bikorwa kandi tubashishikariza ko nkatwe nk'urubyiruko twaza natwe tukabigiraho tukagira ibyo tugeraho twiteza imbere. So niyongera asubiremo izo social media twabasangaho tunabasezera dusoza. Yes. Instagram yacu ni Golden Art Painting Limited, na website Golden Art Painting Limited, na Facebook, na nimero za telefone. Okay, mwabyumvise rero ukunzi ba Kigali 500 turabashimira urukundo mutwereka. Mu by'ukuri ntabwo tuzahwema kubaha ibintu byiza, tuzatembereza hirya no hino niriza bu n'ibisanzwe.